Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabasuhuje cyane, nsuhuje abantu mwese munkurikiye. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Nsuhuje abantu munkurikiye muri mu nzira mugenda mugereye amahoro. Hanyuma nsuhuje abantu munkurikiye muri ku meza muri gufata amafunguro. Bon appétit. Hanyuma nsuhuje umuntu wese wahisemo kunkunda, warakoze. Hari abankunda mu mabara yose, ubwo mba nabo ibyo bashatse kuvuga nimba ari amabara y'imyenda cyangwa ari amabara y'ibyo navuze, byo ntibigira amabara. Mwese ndabasuhuje, umutima wanjye uguwe neza ku bwanyu. Mwebwe rero munkurikiye mumbonye bwa mbere, nitwa Nyirabagenzi Alice Mama Lionel. Imana ibahe umugisha abantu munkurikiye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndi umunyarwandakazi. Mugubwe neza, umugisha w'Imana ubazeho cyane ndetse n'urubyaro rwanyu. Hanyuma abantu munkurikiye muri abasiribateri, namwe mugubwe neza kandi mugerageze ababaye mu myaka, mugerageze kuva mu busiribateri mukimara kumvira itangazo. Hanyuma rero abantu munkurikiye muri mu mpande enye z'isi, mu mpande enye z'isi mugubwe neza. Aho uri Uwiteka akurindireyo, ikiganza cy'Uwiteka kikurindireyo cyane. Imana rero ibahereza umugisha mwinshi cyane. Umutima wanjye uranezerewe, ariko no mu buzima busanzwe jewe ndanezerwa, nta mukushingira. Nasanze ari no kubangamira umutima. Burya iyo ugira roho mbi usaza vuba, ugira imyenkanyari, urwara za ndwara za pressure, saa sita ukarwara hypertension, saa saba ukarwara hypotension, ugasanga wabangamiye inyama zo mu nda, igifu kiri kukurya kubera roho mbi. Buriya rero n'abantu bagira roho mbi mbamenere nibanga akantu k'umushiha, ka roho mbi, k'agacari, k'akaboji. Ako kantu mushatse mwakareka, si keza, kica. Uretse no kwica ubugingo, kica n'umubiri. Ugasanga umuntu mu maso ashaje imburagihe kandi afite imyaka mikeya. Karakanyuzemo rero. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, ndabakunda. Ariko rero nimba unkurikira nawe utarakanda kuri subscribe, ubwo urukundo ufite uraruvuga ariko nturukora. Kanda kuri subscribe kandi igihe wumvise amagambo yakuryoheye, igihe usibye ko nta n'amagambo abishya ava muri aka kanwa, jya woherereza nk'abantu 5 cyangwa 20, biterwa n'abo uziranye nabo. Hari abantu batagira inshuti, hari abantu batagira abantu bamenyana. Nzi umuntu wakoresheje ubukwe atanga invitation 3 ngo nibo banazi. Nimumenda uwo muntu nzamubabwira. Atanga invitation 3 ngo nibo banazi. Hari abantu nyine baba badafite n'abantu baziranye, kukubwira ngo ufata iri jambo ry'Imana uryoherereza nk'abantu 10, ugasanga rwose inshuti ufite ni nk'ebyiri cyangwa 3, ugasanga turakugoye. Rero ugubwe neza, kandi nawe muntu utagira inshuti, utabana nacyo ni ikindi kibazo cy'umwihariko. Wige kubana. Bibaze ko ari kuvuga ngo mubane n'abantu bose amahoro, ubundi yubaho mu buzima butabana, butagira inshuti, nawe kiba ari ikibazo. Imana ikugirire neza. Rero mugubwe neza cyane, ndabakunda kandi mpora mbifuriza umugisha w'Imana. Agatima iyo gatera mbatekereza kubagezaho ibyo Uwiteka nanjye yashyize ku mutima. Imana ibahe umugisha mwinshi. Rero nagira ngo dutangire dusenga nk'uko tusekunda gusenga, twiragiza Imana muri aya masaha cyangwa iminota tugiye kumarana tuganira ijambo ry'Imana. Imana ishobora byose, ndagushimiye cyane ngutegeye ibiganza. Imana y'amaboko, nta yindi Mana ihwanye nawe mu byaremwe byose. Nta Imana izagaragara, nta izaboneka. Niwe Mana nyamana. Ikiganza cyawe kirakomeye cyane kandi uracyafite imbabazi. Ndasabye ngo umuntu wese ugiye gukurikirira ijambo ryawe rimubere umuti uvura, kandi umuntu ufite umubabaro rimubere ibyishimo, umuntu ufite agahinda rimukasoringe. Iri jambo ryawe urikurikirane kandi risohoze icyo waritumye ku muntu wese uryumvise. Ngushimiye ku muntu wese ufashe uyu mwanya akaba agiye kwicara agakurikirana iri jambo. Umuha umugisha, kandi igitinyiro cyawe n'ubumana bwawe bibe kuri we iminsi yose. Ndagushimiye kuri Imana y'amaboko, mbisenze shema mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Yesu abahereza umugisha mwinshi cyane. Tugiye kuganira amagambo y'Imana nkunda kandi usanzwe uzi. Ni amagambo
atari mashyashya ukurikije uko usanzwe uyumva, ariko uyu munsi ndabona aza kukubera mashyashya. Ibyakozwe ni mu gice cya mbere umurongo w'8 haravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiriza. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Iwacu hari umugabo wajyaga asoma ijambo ry'Imana akavuga ngo Imana idufashe kandi tugirire neza. Ni ukuri Imana idufashe kandi tugirire neza. Tugiye kuganira aya magambo y'Imana akomeye, nta jambo ryoroha. Utazaza kuvuga ngo reka tuganire ijambo ry'Imana rito. Nta jambo ry'Imana riba rito, nta nubwo ijambo ry'Imana ari akajambo ngo reka tuganire ngo akajambo. Nta kajambo kabamo, ni ijambo ry'Imana, ni rinini cyane. Ijambo ry'Imana rirakomeye, ijambo ry'Imana riraruhura. Imana itugirire neza cyane. Rero aya magambo dusomye ni amagambo yavuzwe n'umwami Yesu igihe yararimo yizamukira yigendeye, kuko hari umunsi yavuze ati rega jyewe icyabakiza nuko ngenda. Ariko hari aho yageraga ukabonana umugabo ukunda kubara inkuru, ati rero yararimo ababwira ati nyamara rero icyakora icyabakiza nuko ngenda. Batiye nkajya gutegura aho muzaba, bakagira ngo arakina. Kandi ibintu byose yabivugaga gake gake, nta bikabyo yigeze agira. Umwami Yesu nta bikabyo yigeze agira nk'iby'abahanuzi bino. Ntiyigeze akiza umuntu abanje kuvuga mu ndimi, ntiyigeze akiza umuntu abanje kujugumira, ntiyigeze akiza umuntu abanje kwaka igitambo. Rero uyu mwami Yesu aka kantu nako yakoze ni keza, ndakamwubahira. Nimba abantu bakamwigiragaho barama. Hanyuma rero ahangaha yarimo abasezera rwose, arimo agenda avuga amagambo meza aryoshye. N'ubundi uyu mwami yagiye arangwa n'amagambo aryoshye, ariko ahangaha yaravuze ati rega kambabwire, batiye icyakora muzahabwa imbaraga. Bati umwuka wera nabamanukira. Hari abantu rero bazi no kubara inkuru, hakaba n'abantu bazi no kubarisha abandi inkuru, ku buryo inkuru uyibara ayiryoshya, n'uwayibwira nawe akaba akunda inkuru. Mwarabibonye hari abantu bakunda inkuru wanayivuga, abo bakunzi b'inkuru bakagufasha kuyivuga neza. Wari wavuga ukajya kumva umuntu arakuvuga kagira inkuru mbega akiyaranje akayagukuramo. Hakaba n'igihe ubura umuhanga mu kubara inkuru, ariko ukayibwira abantu badakunda inkuru. Biravuna kuba uzi kubara inkuru ukayibwira abantu badakunda inkuru. Yesu rero ahangaha yararimo abara inkuru, aravuga ati icyabakiza nuko ngenda. Bati ati nyamara ningenda icyakora ningenda. Bati kagira inkuru muzahabwa imbaraga. Ati umwuka wera nabamanukira. Bati muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Samariya, i Yudaya, kugenda ukagera ku mpera y'isi. Okay. Kumbi iri jambo uyu munsi mfite ukuntu ndi kuryumva. Ukuntu ndi kuryumva bitandukanye nuko ejo waryumvaga. Hari ukuntu umwuka yarimpaye. Ndashaka ko twiga ijambo rivuga ngo ukwiye izindi mbaraga. Ibyo wigira byose, izo hareruya z'imirambara rutera, izo zamumbwirire na munyeganyereze, izo zambwirira abantu 6 7, izo zamucunduguture, izo zazunguruka ubwira abantu nk'icumi. Ibyo mwiryagaguramo byose mukwiye izindi mbaraga. Umva reka mbabwire, ibi mwigira ngo nimumvugire ngo Imana ibyunzwe bikabira, imiswari mugahanagura mugataha yuzuye muri nimumvugire ngo Imana. Nibabivuga ariko mukwiye izindi mbaraga. Ibi ngibi mwiryagaguramo ngo akabonye Imana. Yiko
ikabona ariko karimo imbaraga, karimo izindi mbaraga. Icyakora muzahabwa imbaraga. Yesu yafunze kadi ikomeye cyane avuga ati icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo. Birashoboka ko wahabwa imbaraga ariko ntube umugabo. Birashoboka ko waba umugabo ariko ntugire guhamya ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Harimo amagambo atatu akomeye: muzahabwa imbaraga, muzaba abagabo, muzampamya. Aya magambo atatu arakomeye muri iri somo. Muzahabwa imbaraga, muzaba abagabo, muzampamya. Hari ukuntu ugira imbaraga ntuhamye. Hari ukuntu uba umugabo ariko ntugire imbaraga. Hari ukuntu uba uri umugabo ukagira imbaraga ariko ntuhamenye. Mwanyumvira ibi bintu bitatu shaka ko tuvugaho. Ubundi mukava mu mikino, mukava no mu byo mwigize byo gutaha saa 7 z'ijoro mutavuye gusenga, mutavuye no mu kazi. Aho ubundi utashye saa 7 z'ijoro utavuye mu kazi, utavuye no gusenga, ubundi ubwo buvuye. Yesu we. Oya tujye tunyuzamo tunaganire, kuko hari abantu bambwiye ko bakunda no kuntu mbaganiriza. Ariko nimba ari nto bibangamira ajye yihangana, biterwa kandi ntabwo abantu bose nabaneza, ntawe uneza rubanda. Ntawe uneza rubanda, ntabwo abantu bose naburamo. Mu bantu 10 sinaburamo na 2 mbangamira. Kuko abantu bose ntabwo bakunda kimwe. Ntabwo abantu bakunda kimwe. Ariko ubundi ndi kubaza, iyo utashye saa 7 z'ijoro utavuye mu kazi, utavuye no gusenga, ubundi ubwo ubuvuye. Imana itugirire neza cyane. Aka kabazo muzambabarire muri commentaire mukansubiriza. Iyo utashye saa 7, saa 8, saa 9 utavuye mu kazi, utavuye no gusenga, uzambabarire umbwira ahantu uvuye. N'abantu mufasha kuvumbura mujye mumbwire, muzambwire muri commentaire uwo muntu ubwo abavuye he. Uri umurozi uvuye gucuragura, uri umujura ubuvuye kwiba, uri umusinzi ubuvuye mu kabari. Ubundi mu bintu byatuma utaha ayo masaha ni uko uvuye mu kazi, ni uko uvuye gusenga fazari. Yesu rero avuga amagambo akabanga icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo. Ndashaka kuvuga ko hari n'igihe ushobora kuba umugore ariko ukaba umugabo. Ubwo nimba umugore gabo, nimba uri umugabo gore simbizi. Abantu bize ikinyarwanda ara mu Butare mu Majyepfo i Nyanza muzadufasha gusobanura icyo kintu. Ijambo rivuze ngo muzaba abagabo, cyakoze muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo. Hari umuntu wavuze ariko numva aravuze ijambo ry'ubuswa ngo umugabo n'uryo twe akarya n'utw'abandi. Ngo umugabo ni umuntu urya utwe ngo arangize akarya n'utw'abandi, ngo ubwo haba ari umugabo. Si uyu Bibiliya yavuze aha ngaha rero sasa. Umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo. Ubundi umugabo ni umuntu uharanira ibintu akaba yanabipfira, akaba yanabimenera amaraso. Umugabo ni umuntu ufata ibyemezo, umugabo ni umuntu utekereza kabiri, ni umuntu ureba kure. Ni umuntu uhagarara kigabo no mu gihe byanze. Mu kikubwira umugabo, kikubwira umugabo n'umugabo mu rugo iyo byakomeye yakwambara na jire akajya gucuruza mituyu. Simfobeje abantu bacuruza mituyu, mumbabarire. Ubwo mba ntekereje titire yarariho n'uburyo na titire ageze. Umugabo nufata ibyemeza akavuga ati uko biri kose ndaharanira ibintu wenda mbe nabimenera n'amaraso, ariko atari ibintu bibi. Iterambere no kuvunika no kuvunikira urugo, ibintu by'iterambere n'ibintu byo gutekereza ibifite umumaro. Icyakora mwebwe muzahabwa imbaraga, ariko imbaraga ndi kuvuga nta muze kwibuka ko atari ziva muri gym, si ziva muri kawunga, si ziva mu gukora ibaba. Hari abana usanga barakoze ibaba aha hantu ku buryo ureba ukagira ngo yamizemo nk'ikibuto, yamize nk'ikibuto kirayoba kiragenda kigira nk'aha ngaha. Hari abantu baba barakoze ibaba njya mbabona, ariko agiye mbona urundi ruhande atari na byiza, mbona nkataye ziba zarapfuye, ariko ngo baba bakomeye tu. Biterwa rero ntazagira umugore ukora ibaba cyangwa umukobwa muramenye. Noneho muzahabwa imbaraga ndi kuvuga si ziva kuri kawunga,
cyangwa pate jaune cyangwa umuceri. Nta nubwo ari ziva kuri ibyo bisupu munywa, izo sizo yavugaga. Icyakora muzahabwa imbaraga. Ndi ku ijambo rivuga ngo dukwiye izindi imbaraga, utaza kubona ndi kuvuga ibi bintu nseka, ariko ibintu ni seriye, biraza kuba banaseriye. Ibintu ni seriye. Yesu kugira ngo avuge ngo icyakora muzahabwa imbaraga, nuko yarazi ko hari ahantu tuzanyura, bigasaba ko tutahanyuza style, tutahanyuza uburanga, tutahanyuza inzobe, tutahanyuza icyongereza, tutahanyuzayo twize. Yararebye abona hari ahantu bisaba kuzahanyuza imbaraga, kandi izi mbaraga zimenagura imbaraga, zihindura imbaraga, zishiraho imbaraga, zikuraho. Icyakora muzahabwa imbaraga. Hari aho muzagera bikabasaba imbaraga, ntibisabe za so na za vraiment na za donc na za urabona, urareba, uritegereza, ukurikije ukabona, ugasanga oya. Hari aho muzagera bikabasaba imbaraga, bigatuma musobanura inzozi barose mudahari, bikabasaba kwiza inzozi barose mudahari. Cyambere bazibagiwe, umugabo yazirose arazibagirwa, kandi uyu muntu ahamagaye Daniel birasaba ko icyambere abanza kumwibutsa inzozi yarose, kabiri akanazisobanura. Aha rero kuhagera udafite imbaraga, nizi imbaraga ndi kuvuga. Icyakora muzahabwa imbaraga. Takoshare ngizi imbaraga ndi kuvuga. Ngizi imbaraga ndi kuvuga zisobanura ibintu bidahari. Imbaraga ndi kuvuga ni zataburura ibintu batabitse udahari, abantu bararaho bakarara bahigiza abandi bibanigagura. Nizo mbaraga ndi kuvuga zataburura ibyo bintu. Apana zahazinde mukoresha muteka imitwe mujya kubihatabika mu majaride, mukaza mu nzu mukuzuza umwuka wera mugatitira ngo Imana inyeretse ko hari ibintu bitabitse hanze, kandi ari mugenzi wawe ubihashyize mwakoze umuti. Mwatanganye za pasa. Siza ndi kuvuga nazo zireze mu najyuwa z'abantu bashaka kwigirisha. Hari n'abantu bigirisha akabanza katutu yaba te tu akamariza ari muri tukibaze se uyu muntu mwishuri yahavuye yize kabiri gusa mu cyongereza. Ariko hano ninduje kwigisha kabiri mu cyongereza ko no mu gifaransa tuyizi no mu giswahili. Isizi ngizi Yesu yavuze zo kwigirisha ngo mubanze mutera abantu ubwoba ko mufite muzi kuvuga mu ndimi. Sizi yavuze kuko izi ngizi twabonye aho abadayimoni bazisuzugurana abagabo bitwa inzererezi. Hari abagabo, reka ndabatera inkuru ku mugani w'abarundi. Hari abagabo bibiri bivuga b'inzererezi ngo z'abayuda, ngo rimwe ngo basimbukiye ngo abantu barwaye abadayimoni, ngo bajya kwirukana abadayimoni, baratangira bati abarwayi babazima, bati abadayimoni bati reka bati twirukanye abadayimoni mu izina rya Yesu umwe Paulo avuga. Izi nzererezi nazo zararutanze. Izi nzererezi z'abayuda nimukenera ko nzibigisha muzabinsabe muri commentaire, nazo njye kubavumburira izi nzererezi z'abayuda. Muzasanga aho mutuye n'uyu mujyi inzererezi zarahakabye. Inzererezi z'abayuda zirukana abadayimoni ngo mu izina rya Yesu ngo umwe Paulo avuga. Abadayimoni bati musubiremo twumve. Hari ukuntu rero abazimu baguca amazi mu mvugo y'iki gihe, bakagusuzugura, bakakureba mu gihorihori. Hari ukuntu abazimu bareba abantu mu gihorihori. Ahangaha kandi ndimo ndavuga ndi serieze, ukuntu mukwiye kuhabwa imbaraga, mukwiye kugira imbaraga. Ukwiye kugira imbaraga. Abantu mwishese mukitambika muri systeme ngo kwirukana abadayimoni. Reka mbabwira, usibye nyine ko hari udukata turimo tubibafasha muri iyi minsi tw'amavuta mwisiga mugahirika abantu, utwo tuntu tukabibafasha. Mwabona abantu baguye igihumure mukibwira ko abazimu babavuyemo. Ntabwo zirari imbaraga zirukana abadayimoni. Yewe ndi kwivugira imbaraga Yesu yavuze. Ntabwo ndi kuvuga imbaraga zirimo izindi kata. Ndi kwivugira imbaraga Yesu yavuze. Izi mbaraga rero abazinzererezi z'abayuda zari kweza imbere y'abazimu ziti bati twirukanye abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo ngo umwe Paulo avuga. Abadayimoni bati niko
niko muho Paulo muvuga twebwe abazimu turamuzi Yesu nawe muri kuvuga tumuzi kubarusha nubwo turi abadayimoni ahubwo mwebwe muri bande ngo bahita baberwa seve yabo icyakora mukwiye imbaraga bantu musenga bantu mwahisemo gufata umwanzuro ngo mugiye gusenga ngo mugiye kwirukana abadayimoni ngo mugiye guhangana na za shayitani ngo mugiye guhangana n'imyuka ngo iva mu bibaya ngo niva mu nyanja ngo niva mu biyaga ngo niva ikuzimu ngo niva mu ntanzi z'urugo imwe bita abazimu babazimu batazima njya numva hirya aho ngaho bavuga mukwiye imbaraga cyakora mukwiye izindi mbaraga rero rekana nababwira abantu muri kwisheta ku bazimu b'iki gihe abazimu b'iki gihe nabo babaye abanyamugi Yesu we abazimu b'iki gihe babaye ninja babaye abanyamugi basigaye bazi n'icyongereza abazimu urabirukana mu cyongereza nabo bakakigusubiza wabirukana mu gifaransa ugasanga bakize kukurusha cyakoze uvuga ururimi rushya apana izi zishaje aho ushobora kubacanga ariko waba ufite izindi mbaraga ukabacanga kurushaho wari wabona izi nzererezi z'abayuda zaje ubu ngubu izi nzererezi z'abahanuzi reka mvuge gutyo reka mvane ibintu mu marenga mbivuge mu mazina yabyo mwari mwabona izi nzererezi z'abahanuzi bamwe bakabye insengero abandi baremera bakodesha twa mituyu amasaha ya mitiyu abandi bagerageza uko bashoboye bariyandayanda barazubaka abandi bagerageza uko bashoboye batireka dushakisha uburyo natwe twakuzura umwuka wera tukajya twataka abazimu turabona ibintu byo gukura abazimu mu bantu ari byo bigezweho mwabonye uburyo katamufite zanze mwabonye uburyo katamufite ziri kwanga ntabwo ziri kurya urajya kumva umuntu ntuzi aho aturutse nta butwara afite nta mbaraga afite kandi akuye izindi mbaraga ukajya kumva aravuza mu izina rya Yesu akajya afata umurwayi w'abadayimoni ibizimu rero ibidayimoni reka mbabwire abantu bo mu Rwanda ibizimu by'ibinyarwanda ni ibijajwa nibyo bizimu binavamo vuba mu myaka maze nsengera abantu barwaye imyuka mibi ibidayimoni by'ibinyarwanda ni ibintu biva mu bantu vuba ni ibintu byirukanka vuba ni ibintu bitinya ikibatsi cy'isengesho bigira ubujajwa bwinshi noneho bikagira n'ubwoba uzi ko ubasha kwegeka inkoni inyuma y'urugi uti mukibeshya mukagaruka muri uyu muntu ndabakubita imisanda y'imena ntibazi ibidayimoni ibizimu by'ibinigeriya ibyo mu nyanja iby'ibinyamahanga nibyo bikujunjamana niya dayimoni utavuga Yesu yavuze ngo dayimoni utavuga birakujunjamana wabisengera udafite iyerekwa wabisengera udafite izindi mbaraga bikakwahagiza ukarwara imitsi ukarangiza kubisengera ujya gushaka umuganga ukuvura mu muhogo imitsi yaturaguritse aha rero narindimo nshaka kuvuga akantu narinde gusasira mwabonye uburyo hari abaninja barimo basengera imyuka mibi badafite izindi mbaraga ugasanga bigize babamenya ari muri kuri dayimoni te ye dayimoni urinde dayimoni ariko nyumvira urwego ufite ukuntu ruciriritse vraiment ngo dayimoni ngo vuga aho waturutse ngo waturutse kwande ngo watumwe nande ngo waje ryari ngo bagutumye iki ngo ariko umva urwego umva mujya munyumvira vraiment abantu mufite muri bamwe rukanga inyuma urwego barimo ukuntu ruciriritse wowe vugana n'abazimu nkande ku rwego ufite ruciriritse dayimoni urinde ubwawe nturamenya dayimoni ugiye kwirukana wowe ubwawe urabaza ngo dayimoni urinde urabona dayimoni ajya avugisha ukuri dayimoni yakubwiza ukuri uwo ari we ariho abadayimoni aka kantu munyumve neza ariho abazimu baza mu muntu badashaka uwo muntu aka kantu abantu b'abanyabwenge mumfashe kukumva hari abazimu baza mu muntu badashaka uwo muntu komutere ahubwo barubatse ikintu
cyo gusenya umuryango wose bakaza mu muntu hanyuma bagakubitana n'uyu muntu uri muri dayimoni witwa nde waturutse dayimoni kuko aje afite gahunda yo gusenya imiryango akavugira muri uwo muntu ati ndi runaka ndi nyirasenge naje kumwica natumwe na runaka afatanije na runaka twaje kumwica dayimoni mumuzize nyumvira we revuya yawe iraciriritse praise subira mu ngando ubundi muje muturuka he inzererezi z'abahanuzi muje muturukaye muje gukina n'abadayimoni muza kubabaza aho muturutse mwebwe murabona abadayimoni we ntuza aho baturutse ngo unabasubizeyo urabona abadayimoni bavugisha ukuri pite byanya ariko hari igihe mba numva nafata n'igiti nkabahondagura mu kwiga izindi mbaraga zo gutegeka dayimoni Yesu yigeze aganira n'abadayimoni ntabwo yahuraga nabo bagahita batera rivanse ngo duhuriye Yesu umwana w'Imana yabagera imbere akavuga ati ndagutegetse muvemo Yesu arahegeze abaza ngo dayimoni witwa nde dayimoni si ubundi zigira izina ubundi baza ngo dayimoni witwa nde Yesu we ngo dayimoni ngo witwa nde none se ubundi ubwo urumva yitwa nde ngo waturutse kwande nture yahishurirwa aho yaturutse urabaza dayimoni aho yaturutse bazimu baje gusenya imiryango baje kubatanya ubu dufite abantu bafite inzangano mu miryango zaturutse ku nzererezi z'abahanuzi zirirwa zivugisha injajwa z'abazimu abadayimoni bibizimu by'ibinyarwanda n'ibijajwa biteranya abantu biza bifite kata yo gusenya imiryango kandi abantu muvuga ngo dayimoni ngo avugiye mu muntu ngo avuga ko yaturutse toka uko ntimukaze guteranya imiryango ntimukaze guteranya imiryango ngo dayimoni ivugiye mu muntu ngo aturutse aha n'aha abazimu baje gusenya imiryango baje guteranya abantu bo kwa nyoko wanyu n'abo kwa so wanyu nabo umuryango uje gusenyuka bitewe na dayimoni we wananiwe gutegeka ngo muve muraza kumubaza ngo dayimoni waturutse urwo rwego ruraciriritse ni ikimenyetso cy'uko abantu basengera imyuka mibi nta mbaraga mufite byo kuza kutwesikoroka ngo nimwumve ijwi rya Rusiferi ngo Rusiferi aravuze Rusiferi avuga nkana ngo dayimoni ngo umukecuru ngo umuvugiyemo ngo umukecuru ngo dayimoni ngo twamurekodinze abantu mugezeho no kuri revo kure kudekodinga bazimo ngo dayimoni ngo twamurekodinze ngo avuga ngo ko yaturutse ngo ahangaha ngo mu muryango wanyu ngo umuntu yitwa gutya batarahari ati ni mukuru wanjye ati kumbe mukuru wanjye ni wundoga dayimoni akamanuka avuga ati ndanesheje akamanuka serebura ati ndanesheje nari noherejwe gutanya umuryango none ndanesheje binyuze mu muhanuzi w'inzererezi usenga adafite imbaraga umuhanuzi ufite imbaraga arajegeza rimwe kwa rimwe agahita yishyurirwa naho dayimoni yaturutse ati toka mbare rimwe kabiri gatatu ikuzimu kandi abazimu baturutse kuzimu mujye mubohereze kuzimu abaturutse mu ndaro mubohereze muri izo ndaro zabo abaturutse kwa runaka mwoherezeyo basubirana ibintu byabo suka n'agatebe ibuye mubabwira uti mutware ikawa zanyu dusanze zitaruma mu izina rya Yesu tugeze ku musozo ariko muri gufashwa cyangwa nzajya mbabwira ibintu by'ubwenge ibintu biremereye jewe abantu munkurikira muri abantu bakijijutse muri abantu bafite izindi mbaraga z'Imana mbashaka kubabwira ibintu biremereye ntakagira abantu baza kubacanga bababesha dayimoni urende se nyine we dayimoni urabona ifite umwanya wo kuza kukubwiza ukuri cyangwa uri bugucange nawe waricanze dukwiye ngo umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo dufite abantu bipresenta nk'abagabo bambara ipantaro ariko atari abagabo mumbabarire mvuge gutyo dufite n'abagore bambara amakanzu ariko atari abagore ari abagabo kuba umugabo si ukwambara ipantaro no kuba umugabo si ukwitwa kuba umugabo agaragarira mu byo akora nka Debora akoze ibintu bya kigabo arivuga arivovota haguruka munsi y'igiti cy'umukindo asimbukana umuntu witwa Sisera imbaraga ziri muri Debora zigabanya umuvuduko w'igare Sisera atakontorora agenda n'amaguru yinjira kwa Yayeli akubitana n'umugore nawe wifitiye icyo bita muzaba abagabo arangije Yayeli aramurangiza intsinzi iraboneka bararirimba ngo ijoro riratabara biturutse ku ijambo rivuga ngo icyakoze muzaba abagabo Imana ikeneye abantu b'abagabo cyane abantu b'abagabo muri no minsi cyane abapasiteri b'abagabo cyane abahanuzi b'abagabo cyane abantu bafata ibyemezo bahagarara kigabo bagatwika Imana kandi ndumva magurutse gutwika ibintu byose bitavuga Imana muzaba abagabo abantu babasengane za Nyabingi mujya no kuziramya nimurangiza muze ngo nimumvugire ngo Imana ngo akakabonye
Bibiliya yavuze ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Abana b'abahungu bageze i Babuloni baravuga bati twebwe uretse no kugira imbaraga, uretse no kuba abagabo, dufite n'ikintu cyitwa guhamya muri twe. Dufite Imana yacu yo mu ijuru, dufitiye amakuru. Iyi Imana yo mu ijuru tuje kuvuga tubona mutazi mu gisenge bigirwamana. Iyi Imana yo mu ijuru ifite amakuru ahagije, ibasha guca inyanjamo kabiri, igacamo umuhanda. Ibasha gutanga ibiryo i Samariya abantu bashonje byabacanze. Iyi Imana ibasha gufata abakecuru nka Basara ikababyaza bararangije ibimenyetso by'ababyeyi. Iyi Imana yacu dufitanye amakuru muri gahunda yo kwihamya, ibasha kudukiza kandi naho itadukiza ntabwo turi bufukamira ibigirwamana Nebukadinezari yabasha. Numva icyo bita guhamya. None wowe uragera ku ishuri wagiye wambaye uniform, wahagera ukazicamo kabiri ukabadikaho ibintu tutazi ugahinduka indaya. Guhamya byarakunaniye. No guhamya imbere y'umuprofe wawe ukubwira ati reka twiryamanire nzaguha amanota, nzaguha amanota. Ibyo byose amakuru tuba tuyafite. Abantu mwanze guhamya. Kandi rekana n'ababwiza ukuri, mukwiye kugira imbaraga n'ababyeyi mujyana abana banyu ku mashuri. Mukwiye kugira imbaraga zo guhishurirwa ibintu birimo bikorerwa mu mashuri. Kandi namwe reka mbabwire, mwaba diregiteri mwe, mwaba profeseri mwe, mwabayobozi b'ibigomwe, namwe Uwiteka arabaziye buretse hinga gake duhuguke natwe duhuguke tubinjiremo. Ibintu murimo mwigira kata murimo mwigira cyane kandi abantu bafite ibigo by'amaprive. Mufata abana mukabaha amanota batakoreye, amanota badafite ngo nuko ababyeyi babo bishyura neza, ngo kugira ngo mugwize abakiriya, ngo kugira ngo abakiriya batabacika. Umwana ukamubesha ko aba uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, yajya mu kizamini cya leta agataha yabonye 0 bitewe nawe wamwishe. Mwabesha abantu. Rero bivuze iki? Mukwiye kuba abantu b'abagabo kandi namwe mukagira imbaraga zo guhishurirwa ibyo bintu, n'icyo kigo kinamurikiwe n'izindi mana tutazi. Muzaba abagabo, icyakora muzahabwa imbaraga zo guca kuri za Nyabingi mugahirika mugaca ku bacwezi n'abarangi, ibintu byose mugatambuka. Mukwiye kugira imbaraga zivuga ziti nubwo umubiri wanjye washizeho, amana bakaba bashize, ngamiya zikaba zarangiye, ubutunzi bukaba bwagiye, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye, umutima wanjye uramarwa n'urukumbuzi. Ngize imbaraga Imana ishaka mubera. Imana idufashe kandi tugirire neza cyane. Cyakoze muzahabwa imbaraga. Hari abantu bagize imbaraga ndugu yangu. Ureke ibi bintu muza gupacapaca ngaha ngo mwahimbye indirimbo ngo z'ibitero 3 ukumva wakaritiye ngo kubera ko himba indirimbo z'ibitero 3 ukumva urakaze. Kandi mu ndirimbo zose waririmbye ntiturabona uraririmba ngo n'abazimu bave mu muntu. Ntiturabona uraririmba ngo n'abantu bagira umunezero. Byibuze ngo uhimbaze Imana. Kera twajyaga turirimba indirimbo ivuga ngo himbaza Imana, himbaza Imana, abari hafi n'abari kure babimenye. Himbaza Imana abanyamibabaro bishime, himbaza Imana abanyamibabaro bishime. Urahimbaza Imana umunyamibabaro uri mu rusengero ntiyishima? Arishima tese? Ndebera ngo umuntu ndebera ngo umukobwa cyangwa umudamu wagiye guhimbaza Imana ngo ari muri za groupe ziramya Imana, yambaye ijipo igaragaza ibibero imufunze ngo agiye kuramya Imana. Si umunyamibabaro arishima gute ahubwo kuteje n'ikibazo? Si wundi ibi bintu mubikuye? Si wundi muje muti? Si wundi muje mute ko mbona ko mbibonamo ko mushobora kuba muri inzererezi zivuye Kaderake mu kubyina muri Kaderake, mukaba mwarimutse mwaraje kubyinira ku ruhimbi ariko mugifite isura na style za Kaderake. Style za Kaderake ziza mu ruhimbi, ziza ku gatuti k'Imana gugute bundi please. Hirga nawe umushombo kabirebera ngo uri profete, ngo uri prophetess, ngo uri apotre, ngo uri apostle, ukarebera ibyo bintu gaceceka. Style yabyina nagambaye Kaderake nizaje kubyinana ku gatuti aho hari abagabo n'abasore ari magusha, aje afite kata. Namwe nta jisho nta mbaraga mufite. Muzaba abagabo. Dukeneye abayobozi b'abagabo bavuga tumva please, nimba unatanga amaturo menshi n'ibitambo byinshi, jyana ikawa zabo, nzayobora bake mbageze i Siyoni. None abantu uyoboye barakuyobora. Birababaje kubona uyoborwa n'abantu uyobora. Uhari abantu hano bankurikiye muyoborwa n'abantu babayobora, ngo kugira ngo batagenda ngo mudakoma rutendere ngo n'umwana wo kwa runaka ngo atanga ibi nibi. Ibi bintu nabyo rero Uwiteka areba ukuntu abigenza muri no minsi, muri uko kwezi.
arebe ukuntu aba abigenje kuko birakabije. Muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera nabamanukira muzaba abagabo. Dukeneye abagabo nka Yosefu wavuze ati please yewe ntabwo byakunda, ntabwo naryamana nawe. Naho imbaraga zaramanutse abo mugabo wo guhamya Imana. Hari inkuru nasomye muri Bibiliya z'inama y'ibiti, ngo biti byaricaye bikora inama ngo byitoramo igiti kibayobora. Bigeze kumwera yutireka giye sinarekeshwa amavuta njya nezezwa Imana n'abantu ngo ndajya guhungabanira hejuru y'imifatangwe n'ibiki byose. N'umwerayo n'umuzabibu urahakana. Tigewe ntabwo narekeshwa amavuta njya nezeza Imana n'abantu ngo ndajya guhungabanira hejuru y'ibyo byo ntazi. Ngo bageze ku umufatango uti oh very good. Yewe ubwo mwanze kubayobora ndemera kubayobora. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, nimvuga rimwe mujye mwumva kabiri. Icya gatatu, kandi muhame hamwe umuriro uzajya umva mu maboko umvamo ubatwike, kandi muhame hamwe ubatwike. Ngaho unyumvira nawe icyo kintu. None ko ngeze ku musozo, ufite imbaraga zo guhimba ikorasi. Bijyagiyeho kugira imbaraga zo guhimba ikorasi, nagira imbaraga zo kuririmba ikorasi yahimbwe n'abandi ariko Imana igakoreramo imirimo n'ibitangaza. Ese ufite imbaraga zo gukora ikira? Ufite imbaraga zo guhirika abantu indwara ntizibavemo? Ufite imbaraga zimeze gute? Cyakora muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera nabamanukira muzaba abagabo. Reka dukeneye ko abantu muba abagabo muri ibi bihe bikomeye. Muri iyi minsi igoye dukeneye ko n'abagore muba abagabo, mukamenya guhamya, mukaba ba Debora, mukamenya gukora, mugakorera Imana. Mwuka Wera nabamanukira muzaba abagabo, mujya kumpamya Yerusalemu, Yudaya, Samariya. Hari abantu babaye abagabo muri ibi bintu baranabipfira. Ureke bimuza kwigira. Kandi izi Bibiliya mwirirwa muzungurukana n'ayo mapantaro muba mwapoketesheje. Ndababwiza ukuri ko haje akarengane. Bakavuga bati umuntu tuzongera kubona na Bibiliya, mwirirwa muzerera muri izo nsengero mubwiriza umuntu tuzongera kubona na Bibiliya. Dushyizeho polisi bacunga, tuzamufunga. Nta muntu wakongera kwiryagagura muri ibyo. Turabizi ko imbaraga mufite atari iz'Imana. Ni imbaraga z'ibirayi, imbaraga zo gushaka umuceri, imbaraga zo kwishakira kashi, ntabwo ari imbaraga z'Imana. Ntabwo ari ibintu urimo, ntabwo wabipfira ntukambeshye. Twanabishetera nka gutsinda. Ibi bintu urimo wihaye byo kwihimbishwa indirimbo, byo kuzunguruka ngo umuhanzi ngo umuvuga butumwa. Ibi bintu giye baraka ngubwiza ukuri, hari abantu batanabipfira nzi. Bibaye ngombwa igihe cy'akarengane kikaza bakavuga bati ni ukwezi dutanze dushyizeho polisi ishinzwe gufata bene aba bantu birirwa bajya kubwiriza. Nzi abantu bahita babivamo, bajya no kwihisha pe, bakihisha mugabo bamusubiye naho muvuka. Hari abantu bapfiriye ibi bintu we, babanyembaraga, babakereza inkero, babakuraho impu. Urumva neza, ibi bintu babimenera amaraso, babakuraho impu, babakereza inkero. Urumva, barabacegeta, babakubita amabuye kugeza igihe umwuka ushiriye, bari mu mavuta bati Stefano bamutikuye ibuye ati wi mbonye ururembo rwera Yerusalemu. Bamukubita irya kabiri ati ijuru rirakingutse. Irya gatatu ati Mana babare kuko batazi icyo bakora. Abaciyeho aragiye. Ariko mwebwe no wabakubita imbunda y'umuyaga itarimo isasu y'abafungiranyana akavuga ati muzamure ikiganza cy'iburyo cyuko mutazongera kubwiriza. Haboneka benshi. Ndabizi ibintu mvuze, ndabizi muzangaye. Dukwiye imbaraga, cyakora mukwiye imbaraga. Ibintu murimo mwigira mwongera imbaraga. Ibintu birakaze imbere ahangaha bigiye gusobanuka. Abantu b'abakozi b'Imana by'ukuri n'abantu bapacapaca imbere ahangaha bigiye gusobanuka, kuko imbere ahangaha hagiye guca umunyembaraga. Hari ibintu byaje bisa n'imbaraga, hari ibintu byadutse bishatse gusa n'imbaraga. Bisa n'imbaraga ariko sizo. Bishatse gusa n'imbaraga ariko sizo. Ndagira ngo rero nsoze dusenga Imana ibafashe ibagirire neza. Nakagaruka kandi Imana izamfasha tukongere tuganire kuko ndabakunda. Mana nyiribihe, cyakora muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera nabamanukira muzaba abagabo bo kumpamya. Dusanze hari abagabo bataguhamije, dusanze hari n'abantu batuzuye imbaraga, dusanze hari n'abantu bagize imbaraga zidahamya bakaba batanazipfira imbaraga z'iminota 10.
rero duciye bugufi ducishijwe bugufi n'iri jambo ryawe turasabye ngo imbaraga z'umwuka wera zibe ku muntu wese ukurikira ijambo rigira ahantu rimuhindura kandi rigira ahantu rimwimura yimuke rwose ahindurwe n'imiburo ngushimiye kuri Imana imbaraga kuri ubu bwoko abantu bakava mu byo bigiraga bakuzura izindi mbaraga urakoze ndagushimiye ko banye n'iri torero mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera amina ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka wera bibane natwe twese ibihe bidashira amen.